Haiko vile. Mimi nataka sana sana ni aba benye bashatiwa nyuma ya wengine. Abo shaka bagaragara cyane kurusha abandi. Ndo aba benye bafite kibazo cy'ubumuga. Okay, mwese murimo, lakini abo nkeneye cyane kurusha abandi nibo babo ngabo baba bafite ubushobozi, ariko ugasanga babashizwe inyuma y'abandi. Sasa mimi nilikuwa Bukavu na njuko mimi nazaliwa, nikasema jua nini nisishimame nikamate nguvu zangu zote, nianzishe hiki kitendo kwa aba watu wenye bashati wa nyuma. Eski abo habana uwezo? Ndio biko na uwezo, ndi bafite ubushobozi nabo. Okay, mumbabarire kuvuga Ikinyarwanda ni ngufa, lakini tutajikaza, si vile? Mtanisikia bien, pardon. Nikasema jua nini nisikamate nguvu zangu zote, nabo nibaoneshe, maraki nabo dunia yote ibajue, nao biko na nguvu, biko na uwezo. Nikatoka Bukavu nikakuya pa Rwanda, hano mu Rwanda. Ego nikasema ifo nabo bakuye mbele, dunia yote bajue, na mimi najua bataweza. Juu ya nguvu ya Mungu ndio naweza kila kitu. Nabo juu ya Mungu baraka tasaidia, bitakuwa bien. Gisi nilikuwa napenda na bitakuwa bien. Uko na bishakaga ndabizi uyu munsi bitagenda neza. Yego? Kandi ndabona mwese murasa neza, ibintu byose uyu munsi biragenda televi. Bitakuwa bien, mimi najua bien, bitakuwa bien. Na mimi najua Mungu yo peke iko hapa. Imani iri hano. Ego? Kandi kwa kintu cyose kiri mu Imana kiragenda neza. Ego? Kitu kyote kiko mu Mungu kinakuwa bien na kinaendeka bien. Haiko vile? Ndi kitaendeka bien. Na Mungu iko hapa. Na mimi najua bitakuwa bien. Ndio. Okay. Mimi najua mushasikia bya mingi, mumvishe byinshi nababwiye, navugaga mu mvanga, ariko uyu munsi ndagira mungaragarize imbaraga zanyu, nange ni munkozi isoni. Okay? Imbaraga uyu munsi ngeneye kuzibona. Yego. Okay, murakoze. Ndabizi uyu munsi ibintu byagenda neza, kandi ndi kumwe namwe. Ndi hano navuye Bukavu kubera mwebo. Ibintu biragenda neza. Okay? Sawa, murakoze. Abatubyara ni badu timu igiye kuzana imbere igakina ikinamico y'abantu batanu, ngo mwaza imbere mugakora tukareba. Mu gihe bari kuze mubona abantu bakoze neza, mujye muha amashyi, sibyo? Nibaza ngo ese ntatanze narizi byashoboye uyu munsi waraye mbabaje uburyo n'ubwo narayizanye kugeza ubu udateguye nk'igika oya bibi ntabwo twabyumva gutegeye n'ifata ngo mugiye gutanga impano mvuga ngo muri umugore ndetse neza imbere n'inyuma. Nese nyine urabona ntakibaho n'ibisubizo kare nk'umuco ikibazo cyihitse ngiye gutegura wowe ugomba kunyumva, ariko ntabwo iba wakoze ntacyo mba ntanzara amazi none biki wa mugore nzamukorere gira utegurire uko ndakwirukana
ntukuri ahubwo uzane n'inzitwazo sinzitwara niba ndi umuntu w'umugabo ngiye kwifata nkavuga ngo mu gitondo ndabyutse ngiye kukubwira ibyo murana wajya ngo mari kunyuza mu gakinji oya ibi ntabwo byumvikana Melissa ko uracyatera induru y'umugore wawe umfate kuko se twabonaga mu rusengero bicaye inyuma none bageze mu muhanda batangiye ntabyo kujya inyuma kuganira gato mwumvaga yenda kabaga nkadutekereje avuga ngo negeye imbere dore nshinguro urugo ureshya nuko ureba nuko uhagaze nama uramba Ese Patrio yadusobanurire twumva ikibazo ko kiri ntandaye umugore udategurika n'igikatsi kiri nonese bari kweka sinzisha ibyo wabuze kwiteza abantu nyine reka kubera agahinda kanjye ndi kubabara mfite agahinda kumusha nonese gute ibyo n'amabanga y'umuntu ntabwo bikiri amabanga nibishaka biba amabanga uyu munsi ubona kunze ntagategurika iyo mbimenya uvuga reka tumubwire niba wumva ko adategurika nubwo wasanga ikibazo ari wowe ahubwo mwajya kwa muganga mukareba ikibazo wenda mugati dukore ibyo amabanga yo kumva yesu we umwana we ibyo bintu ntabwo uzi ukupfa mari nawe rero yesu azatemo hariya umugabo wawe uramubwira ndaje gatoya reka oya nta kibazo mbese ahubwo uraho nshuti yanjye ntaho usamwe dore ikibazo mfite ni iki ngiki kimfasha muraho oya wowe ikibazo mfite uyu ni umugore nashatse baze cyagenze bite se musore ntabwo ndi kubibona ubu dore agira atya avuga ati mugore we ubundi abibwe ubu noneho kugira ngo ubyemere umuhisi n'umugenzi wese aramenya ngo ninde ese wamugabo reka mubaze nimba umugore waramushatse umukunzi wamukundiye uko ari ariko ibintu byo gutegura ikora yarambwiye ko ategura uzamubwire wamushatse uko ari nimba habaye ikibazo cyanyu hagati yanyu mugomba kwicara mukajya inama ntabwo icyo gikemuka cyangwa se akareba nimba ari ufite icyo cyabaye mukabasha kumvikana naho kugenda muvuga mu muhanda mw'inkaba isi n'abagenzi reka mbihe ninjye wamushatse reka mbihe kuko ntabihaye mwamenya ikibazo umva mugabo mugenzi wanjye yego ugomba gutuza ibyo bintu ukabiganiraho mugenzi ahubwo se kuba mwarashakanye wa mugabo wenda ukagenda ubivuga uretse gatoya wenda uyu mwari sinigeze menya ngo ni ibiki wumvisha ikibazo cye nshaka kumfasha kumenya inzobere uyu ntateguri wowe ntutegurikana oya icyo ntabwo ari ikibazo icyo ntabwo ari ikibazo ndetse n'ibintu mico yawe umva asa uwo usutere wakumvesha nakubwira ngo byabaye ubutane umva mutuze kuko turangiye yego gusa rero nimba byagenze gutyo mukamufitanye ikibazo cyagenze hari abajyanama abanyabuzima ubuzima bwanjye n'inumva mwagenda bakabagira inama ukuntu bimeze uretse ariko uno mugabo badakomeze kwihangana ugende ubiganira n'umugabo wawe ibintu byose biraza kugenda neza kandi ukomeze kwihangana timu ikinamico barakoze ubu tugiye guhereza umwanya abajaji nabo baha amanota abafite impano y'ubuhanzi ndetse no kuririmba ngiye kuririmba indirimbo yanjye yitwa Rwanda by Janet Official. U Rwanda mugongo mugaruduwetse, u Rwanda mugongo uduhekeye abana, u Rwanda utemba amata bw'ibibondo urakaramba, u Rwanda mugongo mugaruduwetse, u Rwanda mugongo uduhekeye
y'abana, u Rwanda rutemba amata bw'ibibondo, urakaramba Rwanda sinza kuvuga nzagutsinda, aho kukuvuga nzakuvugira, hora Rwanda wahogoye naraza, ubu ngiye kujya guhogoreza, Rwanda sinza kuvuga nzagutsinda, aho kukuvuga nzakuvugira, hora Rwanda wahogoye naraza, ubu ngiye kujya guhogoreza, u Rwanda mugongo mugari uduhetse, u Rwanda mugongo uduhekeye abana, u Rwanda utemba amata bw'ibibondo, urakaramba, u Rwanda mugongo mugari uduhetse, u Rwanda mugongo uduhekeye abana, u Rwanda utemba amata bw'ibibondo, urakaramba. Nitwa Amibu, ku banzi, ku bafana banjye, uyu munsi naje mu irushanwa, ariko uyu munsi ntabwo ndirimba indirimbo yanjye. Mfite umuhanzi nkunda cyane watabarutse bamwita Jay Paul, ndi umuraperi hagati aho bamwita Jay Paul, ndashaka kuririmba indirimbo ye mu buryo bwo kumuha icyubahiro. Ngiye kuririmba indirimbo ya Jay Paul bita Go With Me, ku bayikunda mumfashe. N'imvugo uyoboye, yego niba ugarutse, niya nkuba mu miyaga itungura abacecetse, ntibyari byoroshye nta n'ubizi muri mwe, iby'amatiku musigeho mwabagabo mwe, uyu muzika niyo nawureka, nibizatuma nandika ninkwerarika, hatana tumenyereye ihangana, nta na kimwe nakora, gusa Jay ndazirikana, hasi heza narahaciye byose ndabibona, sindi umwana umuto ni Kristo rubla, ndabizi hari abatwanga, jye sindi icyabakanga, jye nsabwa nzakora, jye sindi inyabaringa, bamfata nk'umuginga, umutima ndi muganga, ni nayo mpamvu ugomba kuma kuri ayo mafaranga, wambare Versace nanjye nshyiremo Gucci, nkore sema dance nanjye ntware Rose Boy, ubanzi yongeye nuko nabanje kumenya iyo navuye. Go with him, tell me where, go with him, tell me where. Utamatumva tuzabumbwira ndiko natutumva, go with him, tell me where. Go with me. Take me in. Don't waste time. Just follow me. You know all of me. Ladies and gentlemen. Yanumva bivugisha ngo lapia balala. Uni b'abahungu b'inyanira ngo banze gukora. Nje mvuka igikondo nkorera anyone. Reba kuri konse turayingayingana. Munera agahinda yo mudushyira hasi. Bona ko hari mwibagiwe yuko turi kwisi. Shaka cash mane ni man. Ujye ubaho uko ushaka gusa twese turataha. Bizatangira wabo, bizarangira umuntu. Uzangarukira kuri ubu sinyeneye impungu. Wakize mu gishanga umukuza tunguba amafaranga yanjye y'abarwayi. Somari kote buri munsi sijywa. None n'abacu gukora bizaduha. Duhurire Lagos mu gitondo Paris zajya agenda agaruka i Rwanda menye neza turi ku isi. Maze abanyagera banyo anakona banje kumenya nabuye. Go Nubutanda byumva tuzabumbira ndikona tutumva. Go with it. Go with him. What's your way? Go with me. Hands in the air.
Haleluya. 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 Yesu ashimwe. Mpagaze hano nitwa Pasiteri Bizimana Jean Bosco, tugiye kuganira ku ijambo ry'Imana dusanga mu butumwa bwiza uko bwanditse na Yesu Kristo, Matayo 5 umurongo wa mbere tugeze 12. Haleluya. Haleluya. Ijambo ry'Imana riravuga ngo hanyuma Yesu amaze azamuka umusozi, arangije aterura amagambo aravuga ngo hahirwa abakene mu mitima yabo. Haleluya. Aravuga ngo hahirwa abakene mu mitima yabo, kuko ubwami bw'ijuru ari ubwabo. Amen. Haleluya. Arongera aterura amagambo aravuga ngo muzahira ubwo bazabatoteza, bakababeshyera ibibi byinshi babampora. Muzishime kuko ingororano zanyu ari nyinshi hehe. Haleluya. Haleluya. Ijambo ry'Imana riratubwira ngo tugomba gushakashaka Yesu uko bwije n'uko bukeye, tugasenga, tukirengagiza ibyo duhura nabyo hano ku iyi si, tugashaka ubutunzi bwacu hehe, aho butagerwaho n'iki. Amen. Ijambo ry'Imana rirakomeza rivuga ngo nta wakongeza itabaza ngo aritwikize intongo. Amen. Niba ukoze ikintu cyawe kigaragaza kijye hehe. Hari abantu bicaye hano baraye barwana n'abagore babo n'abagabo babo. Barahari ntimuhakane, ariko numva ko abo bantu baza tukabasabira umugisha ku Mana, tukabasengera nabo bakakira agakiza. Amen. Haleluya. Murakoze, nitwa Jean Dodier. Imana yanjye ni ukuri debile n'umusazi. Ubu nabatirira siporo. Bandebe iki ko nakamwica. Yo nakwica. Nagutera ishoti jewe we. Ariko bitana kiza we. We nzakugira umugore. Ariko uramurika we. Haleluya, Satani ugeze ute? Igitambaro kuri cyiza we, wazagitekamo akavange buriya. Murakoze, amazina yanjye yitwa Omari, nkafite impano y'ubuhanzi. Indirimbo ni iyanjye. Mon petit frère ko mbona uri kushagarara. Mon petit frère ko mbona uri kushagarara. Reka mpindure indi nta kibazo. Yizire mukunzi kuko mbona ubasumba aho zibera iteka utuje ziri nimba. Ndanarahira yuko nzakwambika agatimba iyo ndebyutse.
bwiza bwawe hamarira aratemba ntiyo waba urwaye ngewe nza kurwaza nza gukunda muteteshe paka ku musoro murinde ibigeragezo nkurinde n'ibyo bibazo genda birahiriye wallahi iteka iyo nkubonye mbona usa n'akarabo mu maso bigahinduka nkabona usa na Biriwe neza amazina yanjye ni Christina impano yo kwakitinga nasinze mama uri hehe ko nakubuze uri hehe ngendinda nikingura wa mukozi wawe ari he ni gute kiracha gikorwa cyawe kingure wala mubwira vuba gira vuba senge na nisindi nibangu kabira cyaje wari gikoze wakigize ntuza uri mwese umukobwa wanjye mbese ngiye ntabwo ndi umukobwa wawe Itaji dute